Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane, Imana ihimbazwe, Imana ihabwe icyubahiro ibihe byose. Haleluya. Reka tuganire ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yohana wa mbere. Ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere. Yandikwe na mwene data Nsengiyumva, turi kumwe namwe dusangira ijambo ry'Imana. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere, kuri paji ya 244. Paji ya 244. Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere, paje ni 244. Isezerano rishya ujya kwegera ibyahishuwe. Wabonye? Reka dusome izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo umutwe w'amagambo wawe uravuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani abariho. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye, kuko batayimenye. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenye, kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Haleluya, haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana ryitwa urukundo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, Bibiliya itwereka ko Imana ni urukundo. Haleluya. Kandi burya ijambo ry'Imana rituvuga ngo itegeko riruta ayandi yose, ngo ni ugukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, warangiza ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Haleluya. Imana ni urukundo. Turavuga ku rukundo. Haleluya. Hano Yohana yanditse avuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze. Haleluya. Imana yadukunze urukundo rutarondoreka. Imana yadukunze urukundo rutagira akagero. Imana yadukunze urukundo umuntu atabasha kuvuga ngo arangize, umuntu atabasha kwandika ngo arangize. Urukundo ruhebuje. Urwo ni rwo rukundo tuvuga, urwo ni rwo rukundo turirimba, urwo ni rwo rukundo dushimira Imana ibihe byose yadukunze. Haleluya. Aravuga ngo urwo rukundo rwatumye twitwa abana b'Imana. Imana yadukunze urukundo rukomeye kugeza ubwo ibona nta kindi yadukorera uretse kuduhindura abana b'Imana. Haleluya. Iyo dusomye muri Bibiliya, iyi mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Yohana 3:16, Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Haleluya. Ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ni urukundo, byatumye iduha Yesu Kristo kugira ngo uwizera Yesu atarimbuka. Ariko biturutse muri rwa rukundo Imana yadukunze. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Hano baravuga ngo urukundo rw'Imana rwatugize abana b'Imana. Tujye dutekereza ikintu cyitwa kuba umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana ni iby'agaciro. Kuba umwana w'Imana ni ibintu bikomeye cyane. Turi abana b'Imana biturutse mu rukundo rwayo. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo nicyo gituma ab'isi batatumenye, kuko batayimenye. Ibyo ngibyo ntabwo ab'isi babizi. Ntabwo bazi imbaraga z'urwo rukundo, ntabwo bazi agaciro k'urwo rukundo. Ariko twebwe turabizi, tuzi ibanga ririmo aha ngaha. Haleluya. Dukomeze tugume mu rukundo rw'Imana,
dukomeze twinjire mu rukundo rw'Imana, dukomeze duha agaciro urukundo rw'Imana. Imana yadukunze rukatugira abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Avuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera kurerekana. Haleluya. Igihe kimwe Yohana aravuga ngo uko tuzamera ni kurerekana, ariko ngo icyo tuzi ngo nuko Yesu ngo umunsi yerekana natwe tuzaba dusa nabo, kandi icyo tuzi nuko Yesu azerekana mu bwiza buhebuje bukomeye cyane. Uko azaba asa natwe niko tuzasa. Haleluya. Ibyo ni ibyiringiro dufite, ariko biturutse muki muri rwa rukundo rw'Imana, rwa rukundo rw'Imana. Imana yashimwe cyane ngo tuzasa nawe kuko tuzamureba ukwayo. Haleluya. Ndagira ngo rero urukundo rw'Imana turusheho kuruha agaciro, turusheho kuzajyamo nijoro turushima. Iyo umuntu akugiriye neza uzirikana neza yakugiriye ukamushimira. Imana kubw'urukundo rukomeye cyane yatweretse, yatugaragarije, dukwiye kwishimira, dukwiye guhora tuyishima ibihe byose, tudasiba, buri munsi tutarambirwa, buri munsi tuyihimba. Icyambere yaraturema, iturema mu ishusho yayo, turi ibiremwa byayo. Icya kabiri, kubw'urukundo rwayo rukomeye iduhindura abana b'Imana. Twari kure y'amasezerano, twari kure rwose pepe, twari nk'intabwa, turi kure, ariko Imana n'urukundo rwayo. Haleluya. Kadusengere mu ijambo rero, ngo Imana irusheho kutwambika urukundo rwayo, irusheho kutugirira neza. Haleluya. Mwami Yesu, turagushimira, turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ngo Bibiliya ivuga ngo ni umucyo. Haleluya. Ijambo ryawe ni itabaza, ni umucyo utumurikira, ni itabaza ritumurikira. Haleluya. Ahatabona tukongera kubona Mwami. Haleluya. None aka kanya uvuganye natwe mu ijambo ryawe. Bibiliya iratubwiye ngo ni murebe urukundo rukomeye Data wa twese yadukunze. Haleluya. Ni urukundo rukomeye, ni urukundo rutagabanyije, ni urukundo rutagira akagero, ni urukundo rutarondoreka, ni urukundo umuntu atavuga ngo arangize. Muri 149 aravuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu twabigereranya n'iki? Mana, urukundo wadukunze twabigereranya n'iki? Reka gusa tugushime, tuguhe icyubahiro. Yo Mana we, tugushime kubw'urukundo rwawe, kandi urukundo rwawe turasenze ngo rwamuke muri twe uko bwije n'uko bukeye. Uko bwije n'uko bukeye urukundo rwawe Mana turusheho kumva ari bishyashya. Haleluya. Turusheho kumva ari bishyashya, buri munsi tujye tugushima, buri munsi tujye tuvuga ineza yawe mu ijambo ryawe. Haleluya. Dushimira urukundo rwawe, dushimira urukundo wadukunze Mana, ukatwitangira, ukaduha Yesu Kristo. Biravuga mu butumwa bwiza bwa Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Turagushimiye Yesu Kristo, uri Imana nziza, uri umutabazi wacu mwiza, uri umurengezi. Tugushimiye ko ijambo ryawe ari ukuri, tugushimiye kutugirira neza, tugushimiye kutwitaho, tugushimiye kubana natwe, tugushimiye kuturinda, ukarinda u Rwanda, ukarinda Abanyarwanda, ukarinda Afurika muri rusange, ukarinda isi yose. Mwami, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye urukundo rwawe rubana natwe uko bwije n'uko bukeye, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi zawe. Icyubahiro ni icyawe Data. Urakoze rero, reka urwo rukundo rurusheho kwaguka muri twebwe, reka urwo rukundo Mwami rurusheho kugenda ruba rushyashya muri twebwe, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Utwagure, utugire neza muri byose. Urakoze kumva gusenga, urakoze kuturinda ukatugirira neza. Icyubahiro n'ikintu cyawe Imana yacu, karere mukagesteka rwose, izina rya Yesu Kristo umukiza wacu mwiza. Amen.